Ibi ni ibintu abantu batabonye. Yayo nama video nyine urumva internet yari ifunze ntabwo umuntu yari nk'uyu mumama usibye kuba yigaragambiriza kuvagira ngo wenda nk'ukiro cy'umuceri kigabanyuke ikiro cy'ibirayi kigabanyuke nk'uwo muzima nta kindi kintu abashaka. Ikibazo cy'abanyapolitike abaturage ntabwo tuba bikeneye ibintu byinshi mwana. Umuturage utamuhenze ku biribwa utagize ute nta kindi kintu abashaka. Abo baragenda bagakomeza ibintu n'ubuzima bw'ibanze bw'umuturage bakabubana. Abo ni abaturage badakeneye ibintu byinshi. Umusaza yaratubwiye ati byaramahano nabonye ubugome. Barazaga bagafata machine bro mu bantu. Sene yavuze yuko hari n'umugore baranashe batitekana twite. Yego. Bavuga yuko hari abantu 30 bagiye gutwika inzu ya Samya uriya mugore. Yego. Abantu 30 abantu bose baburi urengero. Hari ibyo byacukwe biri kujugunywamo abantu. Rero biriya bintu ni ibyo byarabaye muri Tanzania. Yego. Byarabaye abantu barabarashe ku mugaragaro ku manywa y'ihango kabisa. Ni ikibazo gikomeye cyane ku rwego rw'uko hari gutegurwa ngo indi myigaragambyo no yakarabutaka umugore afite ubwoba none yafashe abantu bo mu muryango we. Niba yuruje muri guverinoma bagize za ministeri abantu bagize abayobozi b'ubutasi mu gisirikare. Nyine bana kafite ubwoba ariko icyo abantu benshi bari kugaruka n'abanyatanzania nuko uriya mugore we ubwe atari kwikoresha biriya bintu byose biri gukorwa na Kikwete. Kubera iki afitanye amadiru n'abacuruzi bo muri za Tanzania n'amasosiyete mpuzamahanga. Noneho ubutegetsi bwe bwarangiye ayo madiru akiyarimo nyine amasezerano agihari kandi ntashaka kurekura. Buriya niwe muntu wabajwe n'ukuntu Magufuli yagiye ku butegetsi ndetse akanya bitangiye no guhishwa yuko mu bantu bakinduye Magufuli Kikwete bafite mu kuboko. Kuko ari gihe Tundusi yigeze kuraswa bari gushaka kugira ngo basige icyo cyasha Magufuli ariko Tundusi araza yagize amahirwe ntiyapfa araza ubwo yivugira ko abantu bamurashira Open TV we back again. Lash boy Kafulu saga eyo Lash Kafuru reka ntaratinda dusuhuza abantu muguma kudukurikirana njya mbona support y'abantu benshi bakandaho kuri subscribe ariko nanone nubwo abari abenshi cyane nago bakandaho bakwiye kwisubiraho. Kubera iki nibagiriwe twaravuze ngo nugirirwa umugisha wo kureba ikiganiro cyacu dukandira uko niyo support yonyine urana none byatuvunnye amashusho meza gutya inkuru za buri kanya ntago tuma mugira irungu namwe ikintu tuba tubasaba no kudukandiraho. Niba udukunda wasanga hari umuntu udukunda ariko yari bagiye gukanda subscribe ntago ari sawa kabisa. Ari niyo nyine urone ibaze niba utadukandira tubwe ngo dukeneye amafaranga tubwe ngo byibuze mudushireho 500. Urumva byabigoye kurushwa tudatinze mu nzira reka mete nk'umanukana muri Tanzania. Tanzania rero ibintu ni ibindi bindi nyuma y'amatora yabaye mu kwa 10 aho tariki 29 nyine z'ukwa 10 2025 hatangajwe ko Samia Suluhu Hassan yageze amajwi 98%. Kandi yarigaragambye yari myinshi. Ibyo bintu birasekeje ni comedy kabisa. Ibaze ko umuntu yari wenyine ku rupapuro rw'itora ubundi none abantu igihugu cyose kiri kwigaragambya ukagira 99%. Yego. Rero iyo ngiyo ntago ikiri inkuru yo kwigaragambya barigaragambije birabacanga biranapfa. Ariko nyuma yuko imyigaragambyo irangiye hari video zakomeje gucicikana zijya hanze z'abantu bikekwa ko bapfuye bakaba barashyinguwe aho bita muri Kondo Cemetery muri North of East Africa. Ubwo ni iburengera mu majyaruguru ya East Africa aho ubwo ni muri Dar es Salaam n'ubundi aho imiryango irengera uburenganzira bwa muntu nyine irenga ibiri n'abatanga buhamya bakoreshejwe ama interview n'ikinyamakuru CNN bavuga yuko nyine imirambo yabigaragambyaga bishwe mu byumweru bike bishize ubwo nyine ni hariya muri ya myigaragambyo bashyinguwe aho hantu muri Kondo Cemetery. Nanone nyuma y'amatora rero authorities cyangwa se ababishinzwe cyangwa se guverinoma urumva yashyizeho curfew. Twese twarayibonye curfew ko bashyizeho curfew kuguma mu rugo nyine
bafunga interineti urumva hanyuma abantu nyine nanone bagiye bateraniye ku mihanda babakuraho nyine birananirana kongera nyine kugira guhuza kw'abantu urumva bivuga ko main opposition nyine ariyo Tundu Lissu akiri cyangwa se yarakiri muri gereza icyo gihe cyose n'ubu ngubu aracyarimo uhereye mu kwa kane ubwo iyo mirambo ko bahakana yuko nta wishwe bakora imyigaragambyo ya myigaragambyo leta yayimanaginze izi video ziri kuvayo no kuvuga ngo abanyapolitike ubundi niko bameze niba ari ahantu hatabaho kuvugisha ukuri ni muri politike yego sasa ndasubira inyuma gato yambere ko tugera kuri izo video buriya Tanzania aya mahoro yari yamaranye igihe pe yari yamaranye igihe cyari igihugu cy'intangarugero muri Afrika yego hahandi hatabaho kwikubira ubutegetsi bagukunze cyane uko bagukunda kose yabaga ari imyaka 10 manda yabo ni imyaka 5 yego ariko baguhaga nini waba witwaye neza bakakongera indi 5 ariko nyuma y'10 nuyo wari kuba warazanye Yesu nago bagutora nago byabaga birangiye bahazana gundi icyo kintu cyari kiza ku buryo abantu bose muri Afrika bavuga ati y'abantu ibihugu byose bimeze nka Tanzania amahoro yari kuba hari ariko rero buriya hari umugani mu kinyarwanda baca ngo akazazimara kazivukamo uno umugani w'abanyarwanda sha abana bejo bundi ntago babizi urumva haje kwaduka umuntu witwa Kikwete Kikwete akiza abantu baketse ko ari umuntu muzima ariko ubundi byaje gupfira yaje kugaragaza uko ameze bira byose rwa muri Tanzania uriya mugore nawe arakoreshwa kuko yasizweho Hassan arakoreshwa buriya imyanzuro imwe n'imwe nk'ubu ngubu nakubwira yuko ari gushaka kumvikana Tundu Lissu bamuhanagura biriya byaha bamugeretseho ko n'ibyo bamugeretseho ariko abantu barimo ba Kikwete n'abandi n'akandi gatsiko bari kubyanga yego yego novuga ngo biriya bintu umuntu byishe inyuma ni Kikwete uribuka niba yibuka neza muri 2010 na kangahe sinibuka umwanya wa 15 na 6 gutyo naho ngaho yigeze gushaka natwe kutuzana makavi ariko asanga twe ntidukorwaho ubwo yavugaga ngo leta y'u Rwanda izajya kumvikana na FDLR ibyo bintu urabizi ko bidashoboka asa n'ugiranye n'ikibazo n'u Rwanda buriya n'imibanire mibi yagiye ibaho yatangiriye aho ngaho yatangiriye kuri uriya mugabo nyine n'ikibazo muri Tanzania nibuka neza hari umukapiteni waje abivugaho uravuga ati niba ari umuntu wo gufunga mufate Kikwete niwe uri kwica bino bintu byose kubera iki afitanye amadiru n'abacuruzi bo muri za Tanzania yego n'amasosiyete mpuzamahanga yego noneho ubutegetsi bwe bwarangiye ayo madiru ayarimo neza akiyarimo nyine amasezerano agihari kandi ntashaka kuregura buriya niwe muntu wabajwe n'ukuntu Magufuli yagiye ku butegetsi ndetse akanya bitangiye no guhiswa yuko mu bantu bakinduye Magufuli Kikwete yaba Kikwete bifite mu kuboko kuko ari gihe Tundu Lissu yigeze kuraswa bari gushaka kugira ngo basiga icyo cyasha Magufuli ariko Tundu Lissu araza yagize amahirwe ntiyapfa araza ubwo yivugira ko abantu bamurashe boherejwe na Kikwete ntabwo yameshoninze Magufuli ko Magufuli hari ukuntu yaratangiye gukundwa mu bantu atangiye no kubangamira izo diru babagize gutya baramukinduye biravuga ko byanga bikunda ariko nyine bizagaragara rero ndakubwiza ukuri ko buriya agahe Tanzania yagize keza yego bishobora kuba biri mu iherezo yego kuko nyuma yo ejo bundi imyigaragambyo yabayemo amahano yego buriya aho ngaho ni naho nashaka tugaruke neza Kikwete niwe muntu wasinye iriya plan yo gukura internet kugira ngo abantu batabona ibintu biri kubera muri Tanzania ariko street zo ntiwazikupa yego ibaze ko street no muri cyage muri ya mahano yabaye mu gihugu cyacu street buri hari ibintu zafashe ari nibyo bataratwereka kuko nyine byari amahano byari bibi cyane ariko birahari street zarabifashe rero buriya ntago nyine isi turimo y'iki gihe ntago wahidinga ibintu 100% ngo wibwire yuko nyine nta buryo bizagaragaramo street rero zagize gusena yagize gutya ifata amashusho ya street yakira hanze ariko njyewe nivuganiye n'umupapa wari uri muri Tanzania muri birabihe ejo none twaturano turi kwinywera icupa ahantu turamubwira ariko ubundi wewe kuvuye muri Tanzania wari uri Dar es Salaam situation yari imeze gute nk'umuntu wari uri kuri tele umusaza yaratubwiye ati byari amahano nabonye ubugome barazaga bagafata machine bro mu bantu sene yavuze yuko hari n'umugore baranashe batitaye kana twite
bavuga yuko hari abantu 30 bagiye gutwika inzu ya Samya uriya mugore abantu 30 abantu bose baburiwe irengero hari ibyo byacukuwe biri kujugunywamo abantu rero biriya bintu ni ibyo byarabaye muri Tanzania byarabaye abantu barabarashe ku mugaragaro ku manywa y'ihangu kabisa ntago ari ibanga kuko nyuma yo gusubizaho internet CNN yo ubwayo yitangarije yuko nyuma y'uko internet igaruwe mu byumweru bishize bikeya polisi yabaninze cyangwa se yangiye abaturage ibintu byo gusharinga amafoto nyine n'amavideo nyine no kubera ko bazi nyine ibintu byateza panic mu bantu yarabyanze ariko guverinoma cyangwa se abakora muri guverinoma bahakanye ubwicanyi bwaba bwarakorewe abigaragambye ntago umuntu uri muri guverinoma urwedi ntago ashobora kujyaho ariko n'ubundi nuza perezida ubwe yarivugiye ko habayeho za casualty ariko ntago nyine yigeze abijyamo indani buri ari ijambo yavuze ejo bundi atangaza yuko ngo abantu bigaragambije ngo ari abantu mbere yuko CNN sora ari amavideo yatangaje ko abantu bigaragambije ari abantu bishyuwe ngo bateze ako kavuyo ariko urubyiruko rwo muri Tanzania ngo nta kibazo na kimwe rufite ngo nta kintu bashatse ngo bakibure cyari gutuma bigaragambya ngo ahubwo ngo barango ni abantu ngo bishyuwe n'amafaranga ngo ahubwo ngo wenga afite amatsiko yo kumenya abo bantu bishyuye ayo mafaranga ariko mu by'ukuri ntabwo ariko kuri kuko nta kanya bari kubuza abantu gusharinga ibintu byabaye muri Tanzania reba video CNN yagaragaje biri ahari muri Tanzania ni ikibazo gikomeye cyane ku rwego rw'uko hari gutegurwa ngo indi myigaragambyo noneho yakarabutaka umugore afite ubwoba noneho yafashe abantu bo mu muryango we niba yujuje muri guverinoma bagize abaminisitiri abana bagize abayobozi b'ubutasi mu gisirikare nyine ubona ko afite ubwoba ariko icyo abantu benshi bari kugarukaho n'abanyatanzania ni uko uriya mugore we ubwe atari kwikoresha biriya bintu byose biri gukorwa na Kikwete ni uvuga ngo niwe muntu wabaye ikibazo muri Tanzania afite ubusamba afite ubwikunde afite kwikubira ni uvuga ngo ariya mahoro Tanzania twari tuzi nk'igihugu gifite amahoro imyaka yose abantu bakizi binakurura ari nabyo byakururaga abakerarugendo benshi kuva babona ubwigenge ko Nyerere yabasize aka kanya biri ku iherezo urebye nyine imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu bashingiye ku makuru urumva ava nyine ahantu hatandukanye mu gihugu baba bafite isosi zabo ayo makuru yerekana yuko abantu amajana bigaragambyaga bishwe hanyuma abatazwi imibare bagiye ngo bakomereka bya danje hanyuma izi video rero zasohowe n'ahantu yitwa Open Source Investigator urumva ubwo ni umuntu witwa Benjamin Strick ubwo CNN nyine ya reviewinze izo dozeni z'amavideo nayo ubwo ari video imwe n'amadozeni ni video hari ahabereye amahano bro ngenda kubwira ngo niganiye n'umuntu wari uri kuri teri musaza arambwira ati byari amahano bazaga gutyo ku muhanda ku rubanda kuko uri kubona muri aya mashusho harimo n'abantu benshi nyine baryamye hasi bapfuye gunshot nyine bafite ibikomere by'imbunda by'amasasu n'amashusho y'imirambo nyine myinshi cyane ari muri morgue aho bita Sekuture muri region Sekuture mu bitaro nyine biri muri Mwanza ndetse n'ibindi biri muri Mwananyamara hospital muri Dar es Salaam abantu benshi niba witegereza nk'ayo mashusho uri kubona ko ni ibintu biteye ubwoba cyane ibi ni ibintu byabaye muri Tanzania nuko nubwo leta idashaka kubyemerana bya bintu by'abanyapolitike ibi ni ibintu byabaye muri Tanzania dore uko niko kuri kwanya ko kwabaye muri ra myigaragambyo no kuvuga ngo rero ibi bintu ntago bishobora kuba mu gihugu cyari kimaze igihe kingana gutyo kimeze neza ngo cyongere kibeho uko byari bimeze uko nyine kuko abantu bafite imiryango bafite abantu bene bari mu gisirikare nuvuga ngo abantu bari bazi Tanzania nk'igihugu cy'amahoro nk'igihugu nyine kitaba ibyo bintu biri kujya kwihereza kandi byarangiye bari gutegura indi myigaragambyo ready imiryango mpuzamahanga yahagurutse urumva ayo makuru yaduheho bari gutegura indi myigaragambyo karundura urumva ishobora noneho kuzikuba nk'inshuro 30 iyo ngiyo yabaye
niyo mpamvu uriya mugore we afite ukuntu ari gushaka guhindura ibintu ariko nyine abantu nka ba Kikwete babyanze kandi abaturage nabo nta gusubira inyuma bafite harimo abantu usibye ko buriya ikintu cy'abantu ba perezida n'aba Kikwete yagiye gukora izo deal ziwe ubusanga nk'umugaba w'ingabo ni Afrika twagorewe nk'umugaba w'ingabo nk'umugaba mukuru w'ingabo n'abari gukorera mu kwaha kwabo ba minisitiri b'ingabo bari gukorera mu kwaha kwabo mu kwaha kwabo abayobozi n'abo bacuruzi b'abakire no kuvuga ngo umuganga umwe wavuye abo ba victims nyine cyangwa se abo bakorewe bivugwa ko bakorewe abo baganga nabo barabaza uko kuri nabo baraza gupfa urumva avuga ko nyine abo yavuye ibikomere by'imbunda urumva nko mu minsi inishize ugereranyije n'iyi report igiye imaze urumva yasabwe yuko nyine atamenyekana amakuru ye nyine ahubwo baramwica barapfa ariko mu bwoba bwinshi yavuze ko abapfuye bazanwaga muri morgue na polisi urumva kugeza ubwo morgue yuzuye hanyuma nyuma y'ibyo yuko morgue yuzuye yanavuze ko ari polisi urumva yabikuriraga mu bitaro abantu benshi nyine abo ba victime benshi abakomeretse urumva bari abana batoya b'abahungu urumva abagenzi nyine yaramyigaragambye y'abagenzi abana batoya nyine b'abahungu b'abagenzi ibi bintu biragaragaza iki icyo nakubwira cyo Afrika yacu ifite ibibazo mwana ubu usanga nk'ibyo bintu nk'ubwo ubuzima bw'abantu bwagiye urumva bro ari inyungu z'abantu batarenze na batatu mu gihugu yego ubuzima bw'abantu bukahatakarira kuriya yego kubera inyungu z'abantu barenze nka batatu bari kwima abantu ibyo bagombwa mu gihugu cyabo ugasanga abantu batatu n'imiryango yabo niyo bari gutuma abantu batakaza ubuzima bwabo kuri ruriya rwego rero ikintu nabwira abantu musengere Tanzania n'umuntu afite gahunda yo kujya muri Tanzania nushaka urwo rugendo buruhagaritse Tanzania ntabwo kiri ya Tanzania muzi nicyo kintu nababwira anytime yahinduka barakubwira no suzi ko iramyigaragambye itari bubi bari kuyitegura ku rwego ruteye ubwoba noneho ikindi gihari hari abamaze kugira ubwoba muri utwo dutsiko dushaka kwikubira batangiye kutumvikanaho ibintu neza hari ibintu nyine batangiye kutumvikanaho kubera kano no muri guverinoma ibyo bintu biteye ubwoba babandi ababuza ababo abagize iki ikindi kintu ntabwo ibyo bintu abo batahaye nabo inshingano zirenze ntabwo wabihayidinga ku rwego rero twatangiye kwibona ibya mbere twabibonye tugiye gukomeza tubona n'ibindi bivuga ngo ibihe byiza Tanzania yagize byari ibyo nta bindi bintu bigiha nta bindi bihe Tanzania izongera kugira kuko ibyo ntabwo byaba mu gihugu ngo cyongere kibe uko byari bisanzwe ngo bigire nkaho nta cyabaye ubu ngubu tugiye kubona imyivumbagatanyo ntibizanagutaha tugiye kubona n'abantu batangiye kwitwikiza bisasi muri Tanzania ariko ibi ngibi biraza kugaruka bingeza ahantu hamwe birahita bingeza ku mpungenge z'imibereho mpungenge z'ubuzima ko Tanzania mu karere kose ka East Africa ndetse n'ibihugu bimwe ahubwo muri Uganda West Africa urumva bashobora kugiriramo nyine impungenge ibyo automatically zigomba kuba ko niba nkatwe ibyo bintu bigomba guhita bitugeraho 100%. Reba niba Kenya na Uganda bimeze kuriya wenda Imana ishimwe ntago umwuka mubi ukomeza gututumba noneho ibaze Tanzania nikomeza kwa mako kavuyo ntago haba ari mako kavuyo ngo hagire Tanzania igihugu gikora ku nyanja ntago haba ari mako kavuyo ngo hagire ikintu cyongera guturuka muri Tanzania kitugeraho ubwo se twenyine buri bihugu byose byacishaga ibintu byabo muri Tanzania automatic ingaruka zihita ziba rero ibintu ingaruka zo n'uruca abana no kuvuga ngo ikiza nuko twasenga ibyo bintu nibibe ariko biragoye nanone abaturage hari abafite umujinya bafite uburakari abantu babo bapfuye bafite uburakari bw'abanyapolitike bafunze bazira ubusa muri izi video zasohotse ziragaragaza nyine abaturage urumva bifitiye amabuye bifitiye ibintu by'ibikoni byabo kandi uko na polisi begera batera nk'ibuye bakiruka abo ni babandi nyine baba erega bro abantu iyo abantu hari ikintu bari kurwanira basabwa kandi utabaha reba nk'uyu mudamu yirukaga afite urumva nushaka kukantu kabereke muri screen yirukaga yifitiye inkoni urumva yifitiye ibuye isasu ritari muri cye urumva nyine ngaho ndebera kuko ni gashireho kanyereke gutyo nari ni ibintu abantu batabonye yayo ni amavideo nyine urumva interineti yari ifunze
ntabwo umuntu yari nk'uyu mumama usibye kuba yigaragambiriza kubagira ngo wenda nk'ikiro cy'umuceri kigabanyuke ikiro cy'ibirayi kigabanyuke nk'uwo muzima nta kindi kintu aba ashaka ikibazo cy'abanyapolitiki abaturage ntabwo tuba bikeneye ibintu byinshi mwana umuturage utamuhenze ku biribwa utagize ute nta kindi kintu aba ashaka abo baragenda bagakomeza ibintu n'ubuzima bw'ibanze bw'umuturage bakabubana abo ni abaturage badakeneye ibintu byinshi rero ikintu Tanzania bakwiye kwicara bakareba ikiri gutera biriya bibazo kuko igihe bari bamaze nta kavuyo bagira ibindi bihugu byose intambara zarabayogoje cyari kinini byanga bikunda cyakaba ari cyo gihe cyo kwicara bagatekereza bati ko tumaze igihe kinini dufite amahoro bino bintu biri guturuka he urumva nk'ababibonesheje ijisho cyangwa se bamwe bita eyewitness wa muntu uhibereye wabyiboneye yavuze ko ibyo byabaye muri Arusha ubundi urumva bo bari batangiye imyigaragambyo y'amahoro ikintu cyabasembuye ni polisi yaje itangira kubarasaho babona yuko ibintu bitoroshye none imyigaragambyo igenda ikomera yaravuze ati nagerageje guhamagara I tried to call for her nagerageje guhamagara ubufasha kuva ku bandi urumva ko hari umudamu utwite waharasiwe uwo ngo yabaye ikibazo cyane uwo ngo niwe wabaye ikibazo kabisa kwisi hose hari uwivugira ati nagerageje guhamagara abandi baze kumfasha kubera ko yari ari kuguma amaraso amushiramo igikomere cy'isasu cyagumye gishyushye urumva aho iryo sasu ryaraje banarasa n'undi mwana mutoya ku mutwe urumva aravuga ati bwari ubwicanyi ntabwo yari uguhoshya oya bwari ubwicanyi ariko icyo navuga cyo birababaje bro birababaje nk'igihugu twari dusigaranye abantu cyitwa ko kirimo amahoro cyitwa ko kimaze igihe rwose umutekano wacyo utajegajezwa kikaba kigeze kuri urwo rwego ikindi kintu kiba nyine nakomeje kuvuga kiba kibabaje mwana nakubwiye ngo biriya bintu usanga ari nk'abantu batatu bro bafata igihugu bakagiteza akajagari kubera inyungu zabo bwite ukibaza ngo Afurika izajya ku murongo ryari yego ahangaha binera kwibaza ni iki kiri kurya abajenizi ko turebye mu minsi yarishize yari miki usibye ko n'ubu naho biracyatutumba muri Kenya usibye wenda nk'ejo bundi tugaruka ku kibazo cya baba benda kugirana n'Abagande ariko n'ubundi naho nta mahoro uriyo hagize akantu gaturika gutya ngo barongera bagahita bajya mu mihanda ni ukuvuga ngo ni iki yaba kuko ari demokarasi nyine abanyafurika batazi ojya ahubwo muri Afurika bavuga demokarasi ariko badakora yego noneho impamvu muri no myaka ubona imyigaragambyo yakomeje kugenda itera imbere yego abajene b'iki gihe barasobanutse abenshi barize baza ubwenge yego nyine uraza ukajya imbere ukababwira imbwiga speech zawe bakabyumva ko babeshye bakanakwihorera noneho bakanabona ko hari ibintu nk'abantu bazi ubwenge bakabona ko hari ibintu bakabaye babona resources zihari igihugu kigomba kubaha bakabaye n'ubundi barabigeze noneho bakabona n'ibihari cyambere nta tuzi duhari akazi nimbarwa nyine nako nta tuzi duhari noneho akazamo abantu umuntu ayoboye imyaka 40 yego icyo gihugu kiracyarimo abana bigira munsi y'igiti yego kandi mu by'ukuri ntago ari uko gikennye ibyo bintu ntago ari uko ibyo bintu byakabaye ariko bimeze igihugu gifite byose ariko ndebera nko muri Kongo bari abantu turagiye kurwana kubera ukuntu ibona Kongo ifite ibintu byose ariko muri Kongo no hantu hari abaturage bakirwaye imvunja hari abaturage bakiburara kandi aho hantu hitwa ko hari amawenga akomeye bari kurwanira amakampani amasosiyete yamanutse ariko ugasanga aho hantu none abajenizi baza bayobora igihugu bagasanga nta kintu cyo kubasubiza bafite bakavuga rero ibi bintu ntabwo mubishoboye nimuve hajya babishoboye nicyo kintu kiri guteza imvururu muri Afurika ni ukubera ko abajenizi nyine bamaze guhumuka amaso babona ko hari ibintu biri gupfa kandi atari ko bitagakwiye urambwira ngo nko muri Kameruni abantu bigaragambije wabashinja iki umuntu ayoboye imyaka 40 igihugu nashaje ndagupfa afite imyaka 90 akakanya uwo muntu aracyatekereza aracyashaka manda
kandi ejo ndi yaratowe naho imyigaragambyo yari imaze iminsi imeze nabi nubanga ibintu biri gupfa kubera inyungu z'abantu n'imiryango yabo abantu nyine batareberera igihugu ahubwo bareba wavuze akantu mu kanya ko gufata abantu bawe ba hafi ubwo ndavuga family ba marume ba anko nyine mu ndimi zabo iki ukabashyira mu buyobozi hari abantu bafite experience mwarijyanye tabati muba mu ishyaka rimwe mugira ute urumva mupangira banafite banazana n'impinduka zigaragara wimye kuyobora icyo kintu cyo muri Afurika cyane cyane reka twivugira aha tuzi Tanzania niho babikoze no mu gihe gishize na Gisekedi yari yafashe niyo ari umukobwa we niyo ari iki nawe amujyana ya secretary we niyo ari ibiki abana be nabo bari muri politike nyine yabinjijemo ejo bundi umuhungu we yarashe n'umuntu mu kabari ubu ngubu ari gutanga amafaranga ngo icyo kirego kizimanga abanyamakuru bareka ko bivuga nyine ni nk'umuco niba ari kamere niba ari nyine ari abanyafurika baremwe ngo bigende nta muntu wagira wabona uko abisobanura gusa ariko niba ari biri no muri DNA zacu duteye nabi niba ari niko duteye ni imiterere mibi Imana kuko uribaza ngo hari ibintu biba muri no myaka turi kubona bitaka abantu barasobanutse cyane sibyo ku buryo nyine ibintu bitakabaye bikemuzwa intambara ariko sometimes hari abantu bahatiriza abandi kujya mu ntambara ntabwo wambwira ngo ugiye kuyobora igihugu ufite imyaka 90 ibyo bitekerezo ni bwoko ki utabasha no guhaguruka ubwawe ntukibasha no kuba wakumva ijambo abandi bari kuvuga uri mu nama ngo urirangize uba wasinziriye ariko uracyashaka kuyobora igihugu abagenzi rero ibyo bintu bamaze kurambirwa hirya no hino muri Afurika yego sinzi ikintu kizabikuraho nta muti natanga ariko nyine ni ibintu bitameze neza kabisa kandi ubona ko biri no kugenda bitera intambwe igihugu biri kuba mu gihugu bakanspira abandi bagenzi bo mu kindi nk'abantu nkatwe b'abagenzi natwe wenda twe dufite n'amahirwe dufite aho kuvugira Open TV ndumva twabyanzuranye tuvuga ati basi babashe bisubireho no kuvuga ngo bisubireho rwose umuriro wo muri Tanzania aho nta kiri buhagarike urahari kuko abantu turage bafite uburakari bafite uburakari rwose bari no kwikusanya ejo bundi turabona undi muriro icyo navuga kuri Tanzania no kuyisengera no kubihagarika byo biragoye bafite umugabo hariya we afite gahunda yo kuyisenya Kikwete kireka nagira nk'abantu b'abasirikare b'intwari bakamurasa akava mu nzira naho ubundi mu gihe gihari nta kiri bukundi rero abantu basengera Tanzania ikindi kintu umuntu uri gupanga kujya muri Tanzania muri no minsi sinzi niba n'imipaka idafunze ariko umuntu uri guteza kujya muri Tanzania muri iyi minsi utekereze kabiri ahantu ujya ko ushobora kuba ukiva mu modoka rugahita rwambikana oya imipaka yacu na Tanzania ntago ifunze umubano ntago nyine okay ntago ifunze ariko buriya leta ishatse yanaburira n'abantu bari kujya muri Tanzania kuko umuriro anytime wafungura hari utuntu turi gucicikana nyine tugaragaza yuko kubera ko harimo n'abasirikare rega bamaze kubirambirwa ko twabonye nkaho ahenshi hagenda habanuza za coup d'etat urumva zikorwa n'abasirikare none bura Tanzania ngo nyerero kuntu yubatse kira gisirikare yababwiye ko batagomba kujya bivanga mu bintu bya politiki niyo mpamvu ubona hariya nta party yabo nta irimo cyane ariko ariko nabo bamaze kubirambirwa niyo hatagira igiko harana ko abantu bagomba kuzana impinduka harana abasirikare ko muri politiki ho byagoranye abasirikare ba Tanzania nibo bantu agomba kubamo bake bakigira intwari nko kwa Mujene yaje akavugisha ukuri ubu nawe oya ntago ari Traore captain umwe wabizize captain ndera ndamwibagiye izina rye uriya waje nuriya musirikare nyine uherutse gutanga amakuru avugisha ukuri rero Tanzania ikeneye abandi basirikare nk'abari urumva yari umusirikare muto ni captain Tanzania ikeneye abandi basirikare babyumva nk'uriya musore ariko bafite amaranka nyine abemerera bakagira ikintu bahagarika influence abandi kuko igihugu cyabo rwose bo ngo amapeti yabashizeho ntago ikiri ya Tanzania twari tuzi so rero reka dusengere Tanzania na Afrika muri rusange ahantu turi kujya nihabi kandi nge numvaga ko uko iterambere rigenda riza abantu bagenda understanding ibintu bajijuka ku buryo atari ngombwa ko abantu bajya mu ntambara ariko ahubwo nibwo biri kugenda bikara reka dusoreze hano utarakandaho nakandeho mudukore subscribe aya makuru murumva abatatuvunnye nk'ibintu tuba tukubwira abatatuvunnye kudukandiraho bigutwaye iki